ya FRDC yemeye ko M23 yajaminze ibikoresho byabo ndetse ikinjirira itumanaho ryabo, byatumye bumviriza ikabasha kumenya aho bajya kugaba ibitero, ikabakubita ikabakura muri ibyo bice, nanone igatuma binafata ibindi bice bigiye bitandukanye M23 ikabyigarurira mu gihe gitoya cyane. FRDC ntacyo bakoze. Ni ibyinshi byagiye bivugwa muri iyi nama rubundi yagarukaga ku mutekano ndetse n'ubushobozi bwa FRDC bw'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, bagezaho none bakemera ko igisirikare cya FRDC kiri hasi kidashobora gutsinda M23 n'umunsi wa rimwe. Nibyo tugiye kuza kwibandaho, tureba isundi babinjire gute, ni ibiki byakoreshwe cyangwa se nibi bikoresho byakoreshwe kugira ngo babe bajamika systeme zabo babashe kubinjirira 5/5. Turaza kwifashisha ubunararibonye ndetse n'ibikoresho by'ikoranabuhanga, turebe ubundi bahagaze bate M23 ndetse na FRDC bahagaze bate mu bikoresho by'itumanaho cyane cyane bikoreshwa ku rugamba muri iki gihe. Ni amakuru n'ubundi yagiye hanze nk'uko twakomeje kugenda tubabwira. Ubwo rero minisitiri wahoze ari minisitiri w'igisirikare ndetse n'abahoze mu ngabo muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo, rero bamwita Biteye, yavuze ko ururo rya M23 ryashoboye kwinjira mu itumanaho ry'ingabo zabo. Rero FRDC rimenya ibyo ziri gutegura ku rugamba. Ni byinshi rero abantu bakomeje kugenda bavuga, ariko M23 yabashije kubinjirira bituma igenda batsinda mu bice bigiye bitandukanye, ngaho kuva za Bukavira batsinda, za Gomera batsinda, bice bya Warikarira batsinda, za Kisangani ikibuga cy'indege. Iyo bateguye ibitero bya drone, M23 bimenya kare igatwika izo drone igashwanyaguza, ndetse n'ibindi bisasu byose byabaga bigiye gukoreshwa mu bindi bice M23 igenzura. Ni ibiki byimbitse kuri ibyo ngibyo kugira ngo wenda tuze kuza dusobanukirwa 5/5, ndivuze gusobanura isubundi bigenda gute kugira ngo M23 cyangwa se abandi bantu runaka bashobore kujaminga cyangwa se kwinjira systeme y'igisirikare runaka gisanzwe kinakomeye. Mu minsi yashize twabwiye yuko Burundi bwinjirira M23 ikinjira bimwe muri systeme z'ikibuga cy'indege cya Bujumbura, ndetse bikaza gutuma yuko igisirikare cy'u Burundi ndetse leta y'u Burundi bahinduye systeme y'ikibuga cy'indege cyabo, bagatangira gukoresha indi systeme nyuma yuko iyo bari bafite yari yamaze kwinjirwa na M23. FRDC nayo yagezaho irabyemera. Biteye uyu minisitiri yavuze ati M23 yaratwinjiriye, ndetse kandi ubushobozi bw'igisirikare cyacu buri hasi, ntibushobora guhangana n'ubwa M23 ikomeje kwigaragaza, kandi M23 imaze kwerekana ko iteye ubwoba haba muri tekinoloji ndetse n'imiyoborere myiza idasanzwe. Wenda bimwe mu byo tugiye kuza kwinjiriramo, nyemerera tubanze twinjire makuru yacu ukuntu avuga, nyuma turaza tujya dusobanurira byinshi byimbitse uko systeme zinjirirwa ndetse n'ibikoresho byifashishwa, ndetse FRDC ikoresha ibikoresho bituma yinjirwa buri kanya. M23 ikoresha ibikoresho bituma ishobora kwinjira FRDC ku buryo bworoshye cyane, ndetse ikayitsinda ku rugamba mu buryo buyoroheye byihuse cyane. Reka twinjire wenda muri aya makuru, nibyo tubuze kuza tuvugaho nyuma. Minisitiri w'intebe, minisitiri w'ingabo nako n'abahoze ari abasirikare muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, Guy Kabombo Biteye yavuze ko ihuriro M23 ryashoboye kwinjira itumanaho ry'ingabo za FRDC rimenya ibyo ziri gupanga ku rugamba. Rero ubwo minisitiri w'intebe rero Biteye yaganiraga n'abadepite bagize komisiyo ishinzwe igisirikare n'umutekano ku bushobozi bw'igisirikare cy'igihugu, yasobanuye neza ko AFC M23 rero ifite itumanaho rihambaye cyane ugereranyije n'irya FRDC. Yagize ati kubera kubura imbaraga z'itumanaho mu gihe cy'ikoranabuhanga rigezweho, ingabo ziri ku rugamba zagize ibibazo byo kuba umwanzi yarabonaga ubutumwa bwazo, bituma ibikorwa bya gisirikare bidashoboka. Umwanzi yubatse itumanaho rifite ibikoresho bihambaye, rituma ashobora gutahura ibiganiro biba hagati y'ubuyobozi bw'ingabo ndetse n'izindi ngabo ziri ku rugamba. Akomeza avuga ko raporo yateguwe n'iyi komisiyo rero ivuga ko minisitiri Biteye yasobanuye abayigize, nawe avuga yuko itumanaho ari ikintu gikomeye mu bya gisirikare, kuko iyo ritagize neza uburyo bw'urugamba rero rutagenda neza. Nabyo rero avuga ko byatumye FRDC itsindwa kenshi. Minisitiri Biteye yamenyesheje iyi komisiyo yo ku rwego rwo gukemura iki kibazo, leta ya RDC yaganiriye n'ibibazo
yaganiriye n'ibihugu rero by'inshuti kugira ngo bihe FARDC cyangwa se igisirikare cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo ibikoresho by'ikoranabuhanga bigezweho bidashobora kwinjirwa na AFC M23. Uyu nguyu ni Mudiyamvita, minisitiri w'ingabo ndetse n'abahoze ari abasirikare muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Twahoze tuvuga ngo ubundi M23 yabinjiriye gute cyangwa se yinjiriye itumanaho ryabo gute, yakoresheje ibihe bikoresho. Nibyo rero nanjye nagira ngo mbanze nkubwire. Ibi kwinjirira itumanaho ni ibintu byitwa gupreacharinga itumanaho runaka igisirikare se cyangwa rya groupe runaka y'umutekano. Kugeza ubu FARDC yamaze kwinjirwa na M23, n'ubu ngubu ntago birahinduka kubera ko M23 ibasha kumenya FARDC igiye kugaba ibitero, ikamenya aho defense runaka zashyizwe, ikamenya aho hagiye gutangwa umusada, ikamenya hagiye kugabwa ibitero. Byose rero nibyo M23 imenya mbere yuko FARDC ibishyira mu bikorwa. Rero mu byo wenda uyu nguyu Gayiga Kabombo Mwandi yafite yatangaje ko M23 ifite itumanaho rihambaye. Rero M23 mu busanzwe ikoresha itumanaho rihambaye cyane by'umwihariko mu by'iperereza rikomeye cyane, kubera ko itumanaho ryitwa Advanced Communication Architecture. Ugereranyije na FARDC rero akaba itumanaho rituma umwanzi adashobora gutahura cyangwa se kubona ubutumwa bw'ubuyobozi bw'ingabo ziri ku rugamba, mu byo mu cyongereza twita exchange between command structure and troop on the ground. Rero bikaba bituma M23 itabasha kwinjirwa n'ibihugu ibyo ari byo byose, cyangwa se itinjirwa na leta ya Kongo n'igisirikare cyabo FARDC. Akaba ari n'ibikoresho n'ubundi M23 ikoresha bihambaye bidashobora gutuma umwanzi ashobora kwinjirira M23. Rero mu busanzwe mu ntambara cyangwa se mu bindi bikoresho, twinjiye gatoya wenda mu bikoresho biba byakoreshejwe cyangwa se M23 ikoreshewe, FARDC ikoresha ibihe kugira ngo tube twumva ko ibintu bimeze neza. Hari ibyo bita rero ibintu bisanzwe bishobora kuba byabaye wenda mu bijyanye no kugira ngo babinjire gute, igisirikare cya FARDC kinjiriwe gute. Hari icyo bita interception ya radio cyangwa se signal SIGINT. Ni ikintu kibasha gutuma umuntu ashobora kubona ubutumwa bwa radio cyangwa se ibindi bikoresho by'itumanaho bitari secure cyangwa se bitari encrypted neza, bitarinzwe ku mutekano runaka. Rero ibi akaba ari byo byabaye ku gisirikare cya FARDC, cyabashe gutahurwa na M23 ku buryo bworoshye cyane. Ibikoresho rero by'ikoranabuhanga bigezweho, M23 ikoresha radio zikomeye cyane zitwa encryption radio cyangwa se description tool, bimenyerewe cyane kandi bifite umutekano uhambaye. Muri rw'igifaransa byitwa matériel à pointe des nouvelles technologies. Rero akaba ari ibikoresho bihambaye kandi bidapfa kuba byakinjirwa n'uwo ari we wese, bifite ibikoresho bitabasha kumvirizwa n'uwo ari wese, haba FARDC cyangwa se uwundi uri wese wagerageza kubikoresha. M23 kandi ikoresha ibintu byitwa infiltration y'abantu cyangwa se kwinjirira bamwe mu bakozi ba FARDC batishimiye komandi z'abakuru b'igisirikare cyabo, bakabasha kuba babakuramo amakuru ahagije. Ariko nanone M23 yifashishije ikindi kintu cyitwa cyber cyangwa se hacking, kwinjirira systeme za FARDC. Ubwo ndavuga ibyombo, navuga radio zisanzwe, kubera ko muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo bamwe mu basirikare ba FARDC bakoresha telefone zisanzwe za mobile telefone. Rero akaba ari nabyo muri bimwe byifashishwa kugira ngo babe bakinjirira iki gisirikare cya FARDC ku buryo bworoshye cyane, ndetse ku buryo buborohera bidasabye ibintu byinshi cyane, nk'uko twakomeje kugenda tubabwira za infiltration y'abantu cyangwa se ibijyanye na interception of radio cyangwa se ibindi. Ahubwo ahangaha babasha kuba bakinjirira telefone bakoresheje hacking cyangwa se cyber, bakaba bakinjirira itumanaho ryabo mu rwego rworoshye cyane. Noneho tugiye ku bikoresho cyangwa se ibintu bishobora kwifashishwa na M23 mu rwego rwo kwirinda kwinjirirwa cyangwa se FARDC iza kwinjirirwa. Ubundi ikoresha ibi bikoresho kugira ngo tuze gusanga FARDC yinjiriwe, M23 yayinjiriye ku buryo bworoshye cyane, ariko M23 ibasha kwinjirirwa ku buryo bworoshye. M23
cyangwa se FARDC zikoresha ibindi bihe bikoresho. Ubundi FARDC muri iyi minsi iri koresha ibikoresho bya kera cyane, radio za analogue zitwa VHF cyangwa se UHF, rero n'ibya Boeing ibyakorewe mu Bushinwa cyane mu myaka ya kera bigura n'amafaranga make. Hari n'ibindi n'ubundi byakorewe mu Basoviet cyangwa se byakozwe n'Abarusiya mu myaka ya kera cyane, nk'ibyitwa L123 na L173 cyangwa se L173. hari n'ibindi byitwa L100, L168 yitwa Akvedike family. rero ibi bikaba bigira encryption y'ikirenga ishobora gutuma ubutumwa bwawe wohereje umwanzi ashobora kubwumva ku buryo bworoshye cyane, bworohereza umwanzi ufite icyitwa scanner cyangwa SIGINT kumva ibyo uri gukoresha ku byombo byawe cyangwa se ku itumanaho ryawe, akoresha icyitwa signal intelligence cyangwa se signal basic intelligence. rero ibikoresho bya kera bya FARDC bindi ikoresha bikaba byatuma M23 ibasha kuyumva neza cyangwa se kugira ngo isesengura amajwi yayo ku itumanaho. Hari ibyo bakoresha donc byitwa Chinese radio, akaba ari radio za kera cyane z'ibyombo zoroshye cyane kuzijaminga cyangwa se kuzikora description ku buryo bworoshye cyane, na M23 ikaba ari byo ishobora kuba yarifashije. Hari telefone za mobile nk'uko twebabwiye, bamwe basirikare ba FARDC bakoresha telefone za mobile, byoroha kugira ngo M23 mu ikoranabuhanga ryayo rihambaye ibashe kuba yabinjirira rero mu buryo bworoshye. Kimwe mu bintu cya nyuma wenda tugiye kuza kwibandaho ni kubijyanye n'uburyo bw'uko M23 yabashije kubinjirira ku buryo busanzwe. Hari ibyo twabonye byitwa SIGINT, signal intelligent, rero aho bakoreshwa ibikoresho karabutaka cyangwa se kabuhariwe nk'ibyitwa radio scanner cyangwa direct finger cyangwa se software defined radio CDR, kugira ngo bumve ubutumwa buri gukoreshwa ku maradiyo ya analogue runaka, cyangwa se bakore encryption yoroheje. Hari radio zo zifite encryption yoroshye, rero bigatuma bakoresha izi zitwa za CDR software defined radio kugira ngo babe bakumviriza ibiri kuvugwa ku masinyari yoroshye ya analogue, cyangwa se bakoresha directional finger bakoresheje cyangwa se radio scanner. Ibikoresho rero bigezweho rero M23 ikoresha mu rwego rwo kugira ngo ibe yacunga cyangwa se yakumviriza amwe mu mabanga ya FARDC. hari ibyitwa Motorola, hari ibyitwa Harris, hari ibyitwa Teles n'ibindi bikoresho cyane bifite icyitwa strong encryption cyangwa se encryption yo ku rwego ruhambaye cyane, nk'ibyitwa frequency hopping. hari ibyo bita maneti mu cyongereza byitwa mobile ad hoc network, rero bikoresha systeme cyangwa se byitwa satellite comms, bikoresha ikoranabuhanga rihambaye by'ibyogajuru rifasha mu kugira ngo tracking cyangwa se jamming network y'abantu runaka, cyangwa se ribe ryakinjirira itumanaho ry'abantu runaka. rero bishobora kuba bifite description capability ihambaye ku rwego karabutaka FARDC idafite. hari ibyo bita human intelligence cyangwa se infiltration, twahoze tubabwira kwegera abantu runaka batishimiye ubuyobozi bwabo, batishimiye aba side commander babo, bakaba bakoramo amakuru agiye atandukanye, cyber element kwinjirira network yabo runaka kugira ngo babe bagera ku makuru yabo. ndakeka ari byo ngibyo twagomba kwifasha kugira ngo tumenye M23 yinjiriye FARDC gute, kugira ngo twisange FARDC yemera ko ifite ubushobozi buri hasi idashobora guhangana na M23 nyuma yo kwinjirirwa ikoranabuhanga ryabo, cyangwa se guhererekanya amakuru kwabo, haba muri Central Command mu gisirikare gikuru kugeza ku musirikare mutoya uri ku rugamba. Rinangamba insoje amakuru yanjye. niba ari ubwa mbere buri wisanze kuri uyu muriro mu Rwanda, dukandire kuri subscribe, ukande kuri like n'igitekerezo cyawe ukinyuze muri comment na ubutaha.